Amahoro abe muri mwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo kivuga ngo kubera iki Yesu yaje yicisha bugufi atwigisha urukundo? Kubera iki abantu bamwe batamwumvishe batamwizeye? Ubundi Imana impamvu yaremye abantu ni ukubera ubwami bwayo. Imana iri kwagura ubwami bwayo, ishaka ko abantu baba mu bwami bwayo nk'abantu bayo cyangwa se abana bayo. Yesu abidusobanurira mu mugani w'urukungu mu masaka. Nigeze kubisobanura. Ushaka gukanda kuri iyi link iri hejuru ukabireba cyangwa se ukareba mu ncamake za video imwe bita video descriptions. Ubwami rero nicyo kintu Imana yaturemeye, ishaka ko tuba mu bwami bwayo. Yesu adusobanura ko Imana ari data, ko ari umubyeyi wacu, kandi nibyo kuko Bibiliya idusobanura ko yaturemye mu ishusho ndetse no mu misusire yayo. Ni ukuvuga ngo dusa nkayo tukagira na kamere nk'iyayo, ariko iyo hatarimo icyaha nyine. Ibi nabyo twabibonye muri video zabanje z'ubumuntu. Kanda kuri link aha hejuru mu nguni cyangwa se wirebe mu ncamake za video descriptions. Kamere y'Imana ni umutima w'impuhwe no kugwa neza, aribyo biva mu rukundo rwa nyarwo. Iyo rwose niyo kamere yayo kandi ntigihinduka. Ihora itugirira impuhwe kubera ko turi ibiremwa byayo n'abana bayo. Imana ni urukundo. Twe rero iyi mico twarayitakaje kubera Satani. Ibi nabyo ushobora kubisanga muri iyi link yo hejuru cyangwa se ukara muri video description. Satani yashutse abatubanjirije, abigisha kutumvira Imana, ahindura imyitwarire yabo, atuma imico yabo iba mibi, hanyuma Imana ibavana muri Edeni aho yari yarabashyize ngo babe. Kubera ko hari harimo ikindi giti cy'ubugingo itashakaga ko barya, cyari kubangiza kurushaho ku buryo nta garuriro. Abo babyeyi bombi nibo dukesha uburere n'imyitwarire, kuko nibo baturera bakadutoza ku bana, bakatwigisha kubaha Imana no gukunda bagenzi bacu. Imana niko yari yarabaremye. Abo babyeyi bagombaga kwitwara nkayo, noneho no mu kororoka bakagenda bororokana n'imico y'ubumana, ku buryo buri wese yagombaga kujya avuka afite ishusho n'imimerere nk'iy'Imana. Ngira ngo murabibona ko n'inyamaswa ariko zibaho. Buri yose iribyara, umwana akaza asa kandi yitwara nk'uko iyo nyamaswa yamubyaye yitwara. Uzitegereza inkoko, zibyara inkoko nyine zigakura zitwara nkazo. Ihene, intama, inkende, intare, mbese zose zitwara nk'uko Imana yagennye ko zigomba kwitwara, niko yaziporogaramu. Iyo dusomye intangiriro ibice 5, batubwira ko Adamu na Eva bari bararemwe mu ishusho y'Imana, bitwara nkayo kandi bumvira. Aha ni naho batubwira ngo Adamu abyara umuhungu wa gatatu ufite ishusho ye, usa nawe, amwita Seti. Seti uyu yavukanye ishusho n'imimerere ya se, kuko nyine se yari yarahindutse atagifite imimerere cyangwa imyitwarire nk'Imana. Birashoboka ko ariyo mpamvu batakomeje kuvuga ngo ufite ishusho usa nk'Imana. Kuva icyaha cyakwinjira cyahinduye imico y'abantu, abantu bakomeza kwitwara nka Adamu nyine, bakabaho abumvira Imana, hakabaho n'abatumvira Imana. Mu kutumvira hazamo no kwangana hagati yabo, mbese imico ya muntu iba mibi cyane. Nushaka kubyumve gutyo, imico ya muntu ni nka software cyangwa porogaramu iba imurimo. Kuri iyi ubona bashyira porogaramu muri telefone cyangwa se computer, akajya ayisaba gukora ibintu nayo igasubiza. N'umuntu niko yari yararemwe, ashyirwamo porogaramu ivuye ku Mana, nyine uko Imana yashakaga ko amera. Imuha umwuka wayo ngo yitware nkayo, abashe kwiyumvira. Icyo ashaka ko akora aba ari cyo akora. Nta kibi rero cyari mu muntu Satani ataramushuka. Erega iyo witegereje usanga ari nuko natwe dukora ibintu. Akamaro k'icyuma ni ugukeba. Ntuzi ko uwakoze icyuma ari nawe ugiha ubushobozi bwo gukeba, kuko ari we ugityaza. Akamaro k'imodoka ni ugutwara abantu n'ibintu. Ntuzi se ko uwakoze imodoka ari we uyiha ubushobozi bwo gutwara abantu n'ibintu, kuko yayihaye moteri n'amapine atuma igenda. Byose niko tubikora, tuba tubiporogaramu kuzitwara uko dushaka. N'Imana niko yaturemye, ko tugomba kuyumvira tugakora ugushaka kwayo. Niyo mpamvu irema Adamu yamuhaye umwuka wayo. Ibaze rero uguze nk'icyuma cyangwa se ukoze icyuma kugira ngo ugikebeshe ibintu cyarangiza kikabyanga, wazaza ukeba bikanga. Ibaze ugiye kwatsa imodoka ikanga, kandi ahari ufite ibintu byihutirwa ugiye gukora, ndakubwiza ukuri ushobora no kuyijugunya. Natwe niko bigenda ku Mana iyo tutayumvira, twikorera ibyacu tutayitayeho.
Satani yigishije abantu kwigenga, abashyiramo umwuka nyine utuma batumvira Imana. Abantu bikorera ibyabo, ntibatekereze Imana, ntibanayumvire. Ati ahubwo Imana izi yuko nimuzirya muzahumuka, mukamera nkayo, mukamenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Ubwo nyine batangiye kwigenga, batangiye kwikorera ibyabo kuko bari bamenye ikibi n'icyiza. Ntibari bahumutse nyine. Ntibabasha kumvira Imana, bituma ya migambi y'Imana yose idakunda. Satani yari yahinduye porogaramu iri mu bantu, yashyizemo virusi y'icyaha ituma abantu batabasha kumvira Imana. Nk'uko nawe waba ufite umugambi, ufite gahunda zihutirwa, ariko ya modoka ikakugora ntiyake, urumva ko ntago wabyihanganira, maze ugafata telefone, wajya gutelefona telefone ikazima, uzi ko wahita uyijugunya. Kandi rero burya iyo porogaramu yafashe virusi, kuko nyine wakoze telefone kugira ngo ijye ibasha kuvuga, iyo yafashe virusi, uretse nyine wa wundi wayikoze niwe ushaka kuza akayisubiramo agakuramo ya virusi, niwe ufite ubushobozi wenyine bwo kuyiporogaramu. Ashobora no kuza agasiba porogaramu yari isanzwemo agashyiramo iyindi ubwa kabiri. Niyo mpamvu rero Imana ari ikiza umuntu adashobora kwikiza ubwe wenyine. Imana ntishaka ko twigira intungane, ahubwo ishaka ko tuyigarukira tukayizera ikadukiza. Mu gitabo cy'Intangiriro batubwira ko Imana yaremye ijuru n'isi, ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, mu Ntangiriro igice cya 1 umurongo wa 1. Bagakomeza batwereka n'ibindi byose yaremye harimo n'umuntu. Mu gitabo cya Yohana cyo ho baza batubwira Imana yabiremye iyo ariyo. Naho bati mbere na mbere, urumva ko bose muri rya jambo ngo mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse no mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenye. Urumva ko rero jambo yari Imana kandi ibintu byose niwe wabiremye. Ku murongo wa 10 ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Iyo ukomeje gusoma ukagera ku murongo wa 14, baravuga ngo jambo yabaye umuntu abana natwe. Wajya ku murongo wa 17 bakaduhishurira uwo ari we, yitwa Yesu Kristo. Urumva ko rero uwaremye abantu ari niwe wongeye kuza kubakiza no kongera kubasana, akabasubiza uko bahoze icyaha kitarabaho. Nk'uko ufashe imodoka yapfuye ukayisubiza ku ruganda, bayikora ikaba nshya nk'uko nyine yasohotse imeze. N'umuntu iyo umufashe ukamusubiza kuri wandi wamuremye, arongera akamurema agahinduka ikiremwa gishyashya. Umuntu yasubijwe kwa jambo waremye byose, arongera akaba ikiremwa gishya, kandi kuko ibintu byaremwe muri we, niyo mpamvu yatanze ubugingo bwe kugira ngo dukire. Bwa buzima ibintu byaturutsemo nibwo yongeye gutanga. Yesu abatirisha umwuka wera n'umuriro, akongera akadusubizamo wa mwuka nyine Adamu yahawe icyaha kitarabaho. Mu Ntangiriro ibice 2 umurongo wa 7, ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Ibi ni nabyo Yesu asubiramo atubatirisha umwuka wera, ngo twongere tube ibiremwa bishya. Muri Yohani ibice 20 umurongo wa 22, ngo Yesu amaze kuvuga atyo abahumekeraho ati nimwakire umwuka wera. Urumva ko nyine asubiramo kwa guhumeka umwuka ku muntu kugira ngo yongere agire ubuzima. Abo bavuga yahumekeyeho ni intumwa ze, arimo azisezera agiye gusubira mu ijuru. Kandi natwe n'ubundi niko duhumekeraho umwuka nyine, atubatirisha umwuka wera. Noneho reka twongere dusubire kuri cya kibazo cyacu, ngo kubera iki Yesu yaje aciye bugufi atwigisha urukundo? Kubera iki abantu bamwe batamwumvise, batamwizeye? Nk'uko twabibonye hejuru, kamere yacu ya mbere y'icyaha yari urukundo ruva mu mutima w'impuhwe n'ubugwaneza. Aha niho tugomba gusubizwa. Niyo mpamvu yaje atwigisha guca bugufi, tukivanamo umutima unangira wikomeza, umutima w'impuhwe, ahubwo tukamuyoboka akadukiza. Niyo mpamvu atwigisha urukundo, ndetse itegeko riruta ayandi ni urukundo. Ntabwo yaza kudukiza aduhutaza, ntibishoboka. Ahubwo nyine ari kutujyana mu rukundo, mu mutima w'impuhwe n'ubugwaneza, niho ari kudusubiza. Kandi ashaka gukiza abantu bose, burya n'abakora nabi, ahubwo bamenye ko abategereje ngo bazaza abakize ikibi. Nk'uko tumaze kubisoma hejuru, ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, ngo nyamara ab'isi ntibamumenye.
yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Hari impamvu nyinshi cyane zituma abantu batabasha kumenya uwo ari we, ntibamenye n'imigambi ye. Kubera ko mu mutima wa muntu hagiyemo ikibi n'urwango rwinshi, bituma umuntu atabasha guca bugufi, atabasha kumva ijwi rya Kristo. Ababanjije kumunaniza ni abafarizayi bari bameze nk'ababigisha b'ibinyoma b'iki gihe. Ibyo byatumaga barushaho kuba babi ku Mana cyane. Yarabakosoraga bakabimwangira, bumva ko ashaka gukosora ubutegetsi bwabo, kuko nyine bakundaga ibyo ngibyo, bakunze ikibi kandi ikibi kirica. Abandi nabo bari biteze ko azaza ari Mesiya nk'umusirikare cyangwa umunyapolitike, agakubita abaromani akabakiza ubucakara, kuko abaromani bari barateye igihugu cyabo barakigaruriye babakandamiza. Urumva nyine mu mitima yabo hari harimo urwango ruturuka ku gukandamizwa, cyane cyane ku muntu uba azi ko arengana. Abayisiraheli bo bari abacakara mu gihugu cyabo, bumvaga azaza agakubita abaroma, akabica, akabambura ubutegetsi bari barigaruriye, ntibamenye ko Yesu yaje aje gukiza. Yesu yaje kongera kwigisha ibiremwa akabihindura bishyashya, ibiremwa birangwa n'impuhwe n'ubugwaneza nk'uko ariko umuntu yaremwe mu ntangiriro. Iki rero ni nacyo gituma abantu benshi batabasha kumwumva, kuko bibwira ko Imana igomba gukoresha imbaraga igakubita abanzi babo, ikabahanira gukoroniza abandi cyangwa se kubarenganya, ikabakiza igitugu. Ni nacyo gituma abantu benshi cyane b'Abanyafurika bibwira ko Imana itabitayeho. Niki gituma banga kwemera Yesu, kuko adakoresha ingufu ngo abakiza babakandamiza. Ariko si ikibazo, azarenganura nde ahane nde, ko twese turi abanyabyaha. Niba udakoroniza abandi ngo ubatwarishe igitugu, urasambana. Niba udasambana, hari umuntu wanga cyangwa se wahemukiye wanze no kubabarira. Niba ubabarira, ukora ikindi cyaha nko kubeshya cyangwa kubeshyera abandi, cyangwa se ugira inzika cyangwa ishyari. Imana iramutse ije guhana aka kanya, nawe ntabwo wasigara, kandi twese ntawarokoka. Niyo mpamvu yaje kudukiza, akabanza kutugira bya biremwa bishyashya, akadukuramo icyaha, akatuvanamo urwango, akadushyiramo umutima mwiza, akadushyiramo umwuka we. Bya biremwa nyine yaremanye impuhwe n'imbabazi, niko ashaka ko dusubira kuba abanyampuhwe n'abanyembabazi, kuko ufite iyi mico byorohera urukundo kumubamo no kumukoreramo, kuko Imana ubwayo ni urukundo, bituma Imana ibasha kumubamo akayumvira. Ubu rero icyamuzanye ko ari ukubanza gukiza isi, akayikiza ikibi. Nyuma nibwo azaza kuvana ikibi na sekibi n'abamarayika be, akabavana mu isi. Icyo gihe abantu bazaba bagendana ikibi, bagendana urwango, baranze kumva no kumvira no kumwumvira, bazajyana n'ikibi, kuko nta kibi kizagera muri buriya bwami. Niba rero ubasha kumvira ijwi, bitekerezeho. Ibyanditswe biravuga mu Baroma 10:13 ngo umuntu wese uzatakambira Nyagasani azakizwa. Nawe rwose umutakambire, nicyo cyamuzanye, niyo gahunda ye muri iyi minsi mu gihe cy'imbabazi. Umutakambira azagukiza. Mwami Mana yacu, duhe umutima uciye bugufi wumvira, ubasha kumva no kukumvira. Duhe umutima w'impuhwe n'ubugwaneza, duce bugufi uduhindure ibiremwa bishya, bya biremwa wagambiriye kurema mu ntangiriro y'isi. Duhumekeremo wa mwuka w'ubugingo, arusheho kudutunganya, tugutunganire, kandi dukize umunsi w'urubanza, ubwo ikibi kizacirwaho iteka. Senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Theo kuri channel mu bihe bya nyuma.